Ikaze ku nkuru yacu. Mwebwe mwakunze filime ya MK Original nyuma yuko dushaka kubagezaho indi filime nshyashya y'amateka kandi iteye ubwoba. Mumbabarire uyu munsi tubanze tubatembereze icano y'abamenya, ubundi tubasesengurire bimwe mu bijyanye na filime z'abamenya, mumenye ese ubundi bamenya n'umuntu ki, Super Manager ni muntu ki, Aize ni muntu ki, ndetse na Tuku wote ni muntu ki. Nawe nimba warakunze filime nyarwanda, ndagusaba ngo uze duhurire kuno muyoboro mugari wa YouTube channel twa MK and Kamariza, ubundi kandi subscribe kuno channel, fungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Ikaze nze mbatembereze kuri episode yasutse ku munsi w'ejo yitwa Bamenya series season ya kabiri episode ya 24, maze tuze turebere hamwe ibyayiranze, kandi nanone tubashishikariza kuzakurikirana episode ya 25 season ya kabiri nayo iraza kunyuraho saa 5 zuzuye kuri Bamenya series. Nyemerera maze ubundi unyereke urukundo kandi subscribe ufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana muri amwe mu makuru anyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ari nayo yanyu, ndetse n'izi de commentaire mbakorera n'izi nkuru nkazinyuza kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel yacu ari nayo yanyu. Ikaze ndagushishikariza kuva kuri kino kiganiro ari uko kino kiganiro wari uri kumva kirangiye. Ni munyemerere inkuru yacu tuyihere ku mugabo witwa Super Manager, aho yari yibereye rwose mu muhanda ariko Aize akaza kumugirira karashi. Ese ubundi ni Aize? Munyemerere gatoya nari mbanje gusimbuka ku nkuru yacu uburyo kitwayiteguye. Hari umwana w'umukobwa Sizingizi uri gukunda Manager, urukundo ruteye ubwoba, aho Manager yagize gutya akamubwira ati inyumva neza mwana wanjye, ni ukuri usigaye unera karashi, ndifuze ko twahura tukaganira, ubundi tukabiganiraho, nyuma yo kuganira tukazapanga byinshi cyane birebire. Warabizi uhuye n'umwana w'umukobwa ukumva uramukunze, buriya ku mwana w'umuhungu gukunda umukobwa ntabwo ari ibintu bifata akanya karekare, kandi mwakozi gukunze ihita bikubwira. Ubwo Manager yaje kugira gutya akifuza gusohokana na wa mwana w'umukobwa, wa mwana w'umukobwa koko yaje kumwumva, ubundi amaze kumwumva araza. Nibwo baje guhurira mu muhanda nyuma yuko bahuye, ubundi barangije buri umwe wese atahana nimero z'uwundi, ariko Manager we yari yakunze uwo mwana w'umukobwa. Ndabyibuka ubwo yatahaga yatangiye kwibaza buryo ki ashobora guhura n'uriya mwana w'umukobwa, ariko urabizi umuhungu w'inkwakuzi ikwiyaminiya nyine aba ari ibyo ngibyo, nakundi biba bigomba kugenda. Nigeze ategereza yuko yagera mu rugo, ahubwo yatangiye kumuhamagara akiri mu muhanda, aho yaje kunyuzamo nimero yiwe aramubwira ati ni ukuri waje kumbwira izina ryawe, umbwira yuko witwa Keza, koko ubwo bwiza bwawe ndashaka ko bujyana n'umutima wanjye. Ati ni ukuri nagira ngo nkubwire ko Sizingizi ubwo twahuraga njyewe ubwanjye nasigaye numvishe nameze neza, ariko nza kumera neza nanone kubera wowe, numva yuko nataza kumera neza ari uko ngusabye ibyo nshaka ukabinyima. Ubwo ibyo yavugaga yashakaga kumusaba ni urukundo. Ati rero Sizingizi nyemerera umutumire muri party mfite, ubundi uze tuganire. Nyuma ya party uraza tuganira, ariko nyuma ya party turaza gusohoka, ubundi tujye ku mazi ku mucanga, ubundi tuganire, nkubwire bimwe mu byifuzo numva nkufiteho, ubundi nkubwire icyo numva nshaka kukubwira. Ni ijambo rirerire kandi rikomeye rindi ku mutima, ni ukuri riri kunganza akandi amarangamutima nkufitiye yo mbona adasanzwe mu bakobwa bose nabonye. Nagira ngo nkubwire yuko ubwo nakubonaga muri njyewe numvishe nifuze gukunda, ubundi intego nari narihaye, nari naravuze ko nazongera gukunda ukundi, ariko wowe narakubonye numva birakunze. Ese uri umwana w'umukobwa uzi gusesengura, ni wakumva ubundi icyo umwana w'umuhungu yaba akubwiye? Umwana w'umukobwa yaratashye, ariko nanone asigara abyibazaho cyane, aho yavuze ati ni ukubera iki Manager mbwiye amwe muri ariya magambo, ni ukubera iki Manager akoresheje amagambo afite uburemere bumeze kuriya. Ariko uwo mwana w'umukobwa n'ubundi we agitaha nyine yagiye yibaza ibibazo bimwe na bimwe biteye gutyo. Urabyumva buryo ki Manager yabivuze, wamenya icyo ashatse kuvuga. Nawe yaravuze ati okay nta kibazo, nubwo bwose uri kwigira gutyo ntugire ngo rwose ndaza kukwangira kuba nagukunda. Byaje kurangira n'ubundi ya tariki igeze imaze kugera, Manager aza guhamagara Keza wa mwana w'umukobwa, baje guhurira mu muhanda, ubundi koko barangije barasohoka baraganira bararya, barangije bararyoshye. Nibwo umwana w'umukobwa yaje kugira gutya, arangije arataha.
ariko nanone ubwo ngubwo nyuma yo gutaha urukundo rwakomeje gukomera rukomeza kwiyongera, aho manager yasigaye avuga ati byanga bikunda koko uriya mwana w'umukobwa ngiye kumugezaho ijambo nyamukuru, kandi ijambo nyamukuru ni ukumubwira yuko mukunda. Akibimubwira wa mwana w'umukobwa koko yaje kumuhereza urukundo rwa nyarwo, kandi urukundo ruza kuba urw'ukuri. Munyemerere ino nkuru tuzayikomeze, ariko nanone mu buryo ki itari yarangira duse nk'abazenguruka filime yose kugeza irinze igeze ku musozo kuri ino filime nabateganyirije, kandi nanyujije kuri umuyoboro mugari wa YouTube channel yanjye witwa MK and Kamariza. Ibuka gukanda subscribe kuri ino channel. Ese ubundi gukanda subscribe biraza kugutwara iki ko mureba twarangije kuzuza ibihumbi 4? Ni munyemerere tubike nibura wenda tube twinjije izindi subscribe 1000 twuzuze ibihumbi 10 kuzarinda tugeze ku bihumbi 100 tugafata silver, kandi byanga bikunda ndabizi ko bizakunda bitewe n'urukundo muri kunyereka. Ibuka gukanda like, share ndetse na comment. Turaza gukomeza inyuma gatoya ubundi dusesengure tuyirebere hamwe ku nkuru zitangaze kandi zisekeje nabateguriye. Umuvandimwe witwa Aizi we ameze nk'uwabaye umusazi. Ushobora kwibaza ngo impamvu ni iyi. Aizi yaje gukunda umwana w'umuhungu, buriya gukundana nta kibazo, ariko gukunda utagukunda byo nakaga gakomeye cyane. Noneho uzi gukunda umuntu wagiye mu gakiza, ibyo bintu byagutesha umutwe n'ukuri ukaba waniyahura. Aizi yaje gukunda umwana w'umugabo wagiye mu gakiza, agakiza kari karamutashye cyane, ariko Aizi aza kubura ahantu aza kubinyuza, baje guhurira mu muhanda barasuhuzanya. Aizi yari afite irari riteye ubwoba, wavuga ko rimeze nkaho ari iry'uburayi. Ese ubundi ibi ni iki? Ari umugabo ndetse n'umugore, ari umukobwa ndetse n'umusore, ubundi ninde ufata umwanzuro wo kubwira undi ko amukunda? Ubundi kera mu muco wa kera byari umugabo, ariko kuri ubu ngubu basigaye bavuga ngo kirazira zaraziruwe. Aizi yaje gukunda uwo mugabo, ubundi baza gupanga bahurira mu muhanda. Nibwo baje guhura, Aizi aramusuhuza, ariko muri uko kumusuhuza niyifuza kumurekuza. Ushobora kwibaza ngo ubundi byatewe n'iki ikutamurekuza? Aho Aizi yaje kumutakira namubwira ati saizi ngizi ndarwaye. Ese urwaye iki? Ayo namwe muri uwo mugabo yaje kumubwira. Yaramubwira ati meze nk'umuntu ufite ikibazo cy'umutima, atikoraho wumve, akazajya amuhatira kumukora ku mutima, ariko umugabo we agatokesha akavuga ati mu izina rya Yesu nkurambuyeho ikiganza cy'iburyo kandi ndagusengeye mu izina rya Yesu, uyu imbaraga ziri kuguteza kumbwira ngo ngukoreho wagira ngo ni uburayi. Ati reka zino mbaraga z'umwijima tuzirukane mu izina rya Yesu. Ayo namwe uwo mugabo yasengeye Aizi, ariko Aizi nawe akamubwira ati reka kunsengera gutyo, ni ukuri rwose ndagukunda kandi nkora ku mutima, wumve yuko rwose ikibazo cyanjye cyarangira. Hari ikintu ndi kwibaza, sinzi nawe aricyo uri kwibaza. Ese nimba warakurikiranye ino filime y'Abamenya Series season ya 2 episode ya 24 yatambutse ku muyoboro mugari w'Abamenya Series ku munsi w'ejo, ubundi koko umutima uba kwibere. Aizi we yarwanaga yuko bamukora kwibere. Ni mumbabarire gatoya ku nkuru yacu tuyikomereze ku mugabo witwa Manipower, aho Aizi ngizi ari mu gahinda gakomeye cyane ngo umwana w'umukobwa yamwanze. Ese ubundi ibi ni iki? Abakobwa bari muri uru Rwanda ko ari benshi. Ase nanone nubwo gose tuvuga gutya, wari wakunda umuntu utagukunda? Ese wari wakunda umuntu akagushyira mu rukundo, nyuma yo kugushyize mu rukundo yarangiza akagukatira akakwanga? Ni agahinda gakomeye cyane, kandi ni urugamba rutoroshye uba ugomba kurwana rukaze cyane. Ese ubundi ibi ni iki? Ese biterwa n'iki? Amakuru yabyo ni ayahe? Manipower yarari mu gahinda gakomeye cyane, aho yari yicaye ari kwibaza ikintu uriya mwana w'umukobwa yamujijije kugira ngo abe yamukatira. Nibwo Bamenya yagize gutya araza aramusura, kuko urabizi ko Bamenya ari inshuti magara ya Manipower. Akimara kuza kumusura rwose baganiriye, basiga no kuganira, aho Bamenya yaje kumubwira ati iri si ryo herezo rwose, ibintu by'urukundo byo nushaka ubivemo, yagukunda atagukunda ni wenda kubura ugukunda. Manipower ati burya intare ijya mu ishyamba igakangisha umutonomo, ariko bikarangira ibaye umwami w'ishyamba. Umuvandimwe witwa Bamenya ati wakabimenye, ubundi burya kuba umwami w'ishyamba si uko ufite imbaraga, ahubwo nuko ugomba kumenya uko ugomba kuyobora intekerezo zawe. Manipower ati ndi mu gahinda gakomeye cyane ko kubura umukunzi wanjye. Umuvandimwe witwa Bamenya ati nagira ngo nkubwire yuko umukunzi watapfuye, kandi ikintu cyose kibaho kuba
kibaho kubera yuko gifite impamvu. Mani Power ati ni ukuri reka nkubwire yuko ugomba kwihangana kandi ugakomera mu bwo kubura umukunzi wawe, nigeze apfa ahubwo nuko dukoresheje amwe muri ayo magambo yuko nyine yamubuze, ariko si ukumubura ahubwo ni ukumwanga. Ese abakobwa b'ubu ngubu bite bya makuru yabo, kuki usigaye gushyira mu rukundo yarangiza akakuvamo? Nitendeka ry'ubu ngubu, reka mbabwize ukuri, urukundo rurakaze kandi rurakomeye. Ni inkuru z'amateka zitangaje kandi zisekeje. Ikaze kuri ino nkuru yacu, nawe nimba wayikunze ibuka gukanda subscribe. Ubwo bamenye muramuzi akavuyo ke n'ubundi akihagera yabanjije yifatira rwa capati rwose arangije ararutikura. Nyuma yo kurutikura nibwo yaje kubanza guhumuriza Mani Power. Ese Mani Power araza guhumura koko? Ese araza kwihanganira yuko iyo nshuti ye yazi kumucika? Ibindi byose turaza kubikurikirana muri episode zigomba gukurikira kuri uno muyoboro mugari wo YouTube channel yacu, ndetse ari nayo yanyu. Uno muyoboro muri gukurikiraho kino kiganiro bawita MK and Kamariza. Ibuka gukandaho subscribe, like, share na comment. Nimunyemerere dukomeze gatoya. Ese umuvandimwe witwa Tuko Wote ko akunda umukobwa witwa Aizi, kandi Aizi akaba yifite karashi nanone n'undi mwana w'umusore nanone w'umugabo. Ese bizagenda gute? Aho Tuko Wote yaje gutegura bidi y'umwana w'umuhungu, ariko akaba yari yamutumye umuvandimwe witwa Aizi, aho yaje agasanga ari kumwe na Matama kuri tabure. Ubwo bari bamusize zimwe muri gato, bari bazimusize ku maso nyine kubera yuko yari yagize bidi, gahanga yose yari yuzuye gato. Ubundi asanga bari gukeba keke, nibwo yaje arangije aramubwira ati sayizi ngizi nagira ngo mubwire yuko Aizi namubuze, ubaye ufite gahunda rwose wajya kwishakira uwo mwana w'umukobwa witwa Aizi. Nibwo umugabo witwa Tuko Wote yagize gutya ava kuri tabure, ubundi arangije ajya guhigahiga uwo mwana w'umukobwa witwa Aizi. Ese Aizi araza kuboneka cyangwa se Aizi naza kuboneka? Ibyo byose tuzabikurikirana muri episode ya 25 izanyura kuri uriya muyoboro mugari wa YouTube channel witwa Menya Series. Tugahurira hano kuri no channel yitwa MK and Kamariza twisesengura turebye yivugiyemo, twabandikiyeho inkuru. Izi nkuru tubakorera ni nziza kandi ziratangaje ndetse ziranasekeje. Muruko gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Ese ubundi urukundo ni iki? Inkuru y'amagambo na yahe? Nimunyemerere tugaruke ku mwana w'umukobwa. Ese wavuga ko ari umukobwa bamwita Ketchup. Aho Ketchup yagize gutya, ubundi arangije birangira nawe ashatse kwishakanira na Bamenya yari nyirabuja wiwe, ariko nanone biza gusubira irudubi, aho Bamenya yashatse guca inyuma sebuja agashaka kwiteretera Ketchup, ariko Ketchup we yavuze ko atamukunda n'umunsi n'umwe. Nimunyemerere sayizi ngizi ikiganiro cyacu tugisorezanga, kandi tubabwira yuko ibiganiro nk'ibi ngibi ari akagaruka. Mwibuke gukanda subscribe nimba aribwo mukigera kuri uno muyoboro mugari wo YouTube channel, kugira ngo tuzajye tubasha kubana. Bizi ko twajyaga duhura tugiye gusesengura filime y'umusore w'umukire, ariko sayizi ngizi mu gihe itarasohoka, mu gihe tubateganyiriza kuyisohora filime y'umuriro, nimunyemerere tube turi kuri no channel, tube tubakoraho inkuru zivuga kuri Bamenya Series. Munyere ku rukundo mukanda subscribe kuri no channel.